Israel, félicitations rero igitaramo kirarangiye. Nketse igitaramo. Ni igitaramo. Reka nongere mbasuhuze inshuti bakunzi ba Kigali Tube, nizere ko mwari mudukumbuye cyane. Nubwo uyu munsi nakoze ndi njyenyine, mugenzi wanjye akaba atabonetse, ariko ntago byatubuza kubagezaho amakuru muri showbiz, amakuru ameze neza cyane. Reka rero manze mbasuhuza aho muherereye hose, yaba hano mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se hanze y'igihugu cy'u Rwanda, Iburayi, Aziya ndetse n'indi migabane yose. Reka mbabwire ngo amahoro y'Uwiteka akomeze kubabaho kandi umugambi w'Imana urakomeje kuri mwebwe. Reka dushimire abantu bakoze subscribe hano kuri Kigali Tube, cyangwa se dusabe abantu batarayikora kugira ngo bayikore mu rwego rwo kugira ngo bajye babona notification y'ibiganiro byacu tubagezaho umunsi ku wundi. Uyu rero ndabibutsa ko iyi channel Kigali Tube iri gutambukaho filime inshyashya, filime ya Gikristo, filime impongano y'ukuri, izajya itambuka hano buri gihe, buri cyumweru, umunsi umwe mu cyumweru. Reka mukomeze kuyikurikirana kandi nkuko Kristo yabivuze ngo tugende tubwiriza abantu ubutumwa bwiza. Nawe nubibona iby'ubwo butumwa bwiza ntubiceceke, ubihereza abagenzi bawe, ukora share, comment and like. Reka rero tugaruke mu kanya gatoya tubaha amakuru yose full. Turagarutse rero tugiye kubagezaho amakuru agezweho aka kanya, amakuru y'umuhanzi Israel Mbonyi wakoze igitaramo cyangwa se wa launching album ye yitwa nk'umusirikare. Ino album akaba yayilaunching muri Kigali Beka Arena. Ahangaha rero na hano habereye ibintu bigiye bitandukanye kandi ibintu bidasanzwe, dore ko aribwo yabamutunguye cyane ubwo yizihizaga isabukuru ye y'amavuko muri iki gitaramo. Si ibyo gusa kandi Israel Mbonyi yakomeje kuvuga ko ibanga rikomeye akoresha mu kugira ngo akomeze kuri ritme ingana gutya kugira ngo agende akundwa muri mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yacyo, ko dore ko amajije guca agahigo no kugaragaza ko ari we muhanzi ukomeye cyane muri industry ya gospel, mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Félicitations rero igitaramo kirarangiye. Nketse igitaramo. Ni igitaramo. Cyari cyo gufata album yawe nk'umusirikare. Yego. Nje nitwa Munyaneza Jonas rero, ntuveho kugira ngo ukomeze kumva aya makuru. Umuhanzi w'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana Israel Mbonyi ufatwa nka nimero ya mbere muri iki gihe, yatangaje ko umutima we wuzuye umunezero nyuma yo gukora igitaramo yafatiyemo amashusho ya album ye nshya ya gatanu yise nk'umusirikare. Iyi album ikaba iriho indirimbo 10. Ibingibi akaba yabitangaje itangazamakuru nyuma yo gukora igitaramo gikomeye cyabereye mu Intare Conference Arena kuri uyu wa gatanu tariki ya 19 Gicurasi 2023. Yafatiyemo amashusho y'indirimbo zigize iyi album. Ni igitaramo yatumiyemo abantu be ba hafi, yari yahaye ubutumire invitations bagera ku gihumbi, bafatanyije nawe kuririmba izi ndirimbo Imana yamushyize ku mutima. Mbonyi yavuze ko iyi album yahisemo kuyitirira indirimbo ye nk'umusirikare, ariko afite amazina agera kuri 3 yari yatekerejeho, ati byaturutse mu bantu. Izina nari mfite amazina nk'abiri, ariko nk'umusirikare ntabwo yarimo cyane. Rero uyu munsi nahisemo kuyita nk'umusirikare, ni igitekerezo baduhaye. Akomeza ati nari mfite niyibikora izina ry'imwe mu ndirimbo, nari mfite indi ivuga ngo tugumane, izina ry'indirimbo ye, ariko zose ni nziza. Izina ryose
nayita nta kibazo, ririya narishimye. Ibyo rero nibyo Mbonyi yatangarije itangazamakuru. Mbonyi avuga ko akunda indirimbo ye hafi ya zose, indirimbo ze hafi ya zose arazikunda, kandi ubwo yaririmbaga indirimbo nk'umusirikare yabonye uburyo abantu bayikunze, yemeranya nabo kuyitirira iyi album. Israel yavuze ko iki gitaramo cyari cyiza kandi abo yatumiye bose bitabiriye. Avuga ko bitari ugufata amashusho y'indirimbo ze gusa, ahubwo byari n'umurongo wo gutaramira abakunzi be. Uyu muramyi yavuze ko ubwo yaririmbaga indirimbo ye iri mu rurimi rw'igiswahili atari yiteze ko abantu baza gufatanya nawe kuyiririmba, ariko yatunguwe n'uburyo bamufashije kuyiririmba. Atariko ngira ngo yabaye indirimbo y'iri joro kweri. Mukomeze kuryoherwa n'iyo ndirimbo muri kumva muri background, indirimbo y'umukobwa witwa Alisa Ines, akaba abarizwa mu gihugu cya Malawi. Iyi ndirimbo ikomeze kubafasha, mukomeze kuba maso. Israel Mbonyi rero abanyamakuru bakomeje kumubaza ati ese Israel Mbonyi ibanga ukoresha ni irihe kugira ngo wigarurire imitima ya benshi muri gospel, dore ko ari wose nkwihariye isoko. Israel Mbonyi yabasubije agira ati ahora abwira abahanzi bagenzi be ko badahanganye mu guhimba indirimbo z'ibitangaza, ahubwo kwegera Imana nibyo bikwiriye gushyirwa imbere. Yavuze ko muri Kamena 2023 azashyira hanze album ye, kandi ari guteganya ko Ukuboza 2023 azakora igitaramo cyo kuyimurikira abanyarwanda muri rusange. Ati mu Ukuboza 2023 tuzakora igitaramo n'ubundi muri arena. Mbonyi avuga ko iyo umuhanzi ahimba ibintu agaterwa ishema nabyo, ari nako Imana imushyira ku mutima ibindi bihangano. Yavuze ko akimara gusohora album ye Icyambu ndetse nabaho yatangiye kwibazaho azakura izindi ndirimbo, ariko Imana yongera kumwuzuza indirimbo zikomeye cyane. Iyi ngiyi okay, sasa umuhimbyi wese, I think the more you pour out ibyo ufite nibwo wakira n'ibindi byinshi. Urabona iyo uhimba ibintu ukabishyira hanze ni nabwo n'ibindi biza bibona space. So for me hanige ndangiza mara gusohora album y'Icyambu nazabaho navuze noneho nzahimba iki kintu ko numva bishize, ariko nyuma waba wicaye kubera ko bamaze gusohora bya bindi ukumva n'ibindi biraje, ngira nkumvisha indirimbo zimwe nta nimwe isa n'iyindi, nta nimwe ihuye n'izo nigeze ndirimba. So bivuze ngo uyu muhanzi yafashe amashusho y'indirimbo mu gihe ari kwitegura gutaramira mu bihugu birimo Ubufaransa, Ububiligi, Denmark n'ahandi. Yavuze ko ku mugabane w'i Burayi amaze kuhakorera ibitaramo binyuranye ku buryo ahafata nko mu rugo. Avuga ko yiteguye kuhakorera ibitaramo bikomeye, kandi ashingiye ku bumenyi amaze kugira ashobora gutaramira abantu mu gihe cy'amasaha 3. Israel Mbonyi avuga ko muri iki gitaramo afite icyifuzo cy'uko ibihangano bakora we na bagenzi be bikwiriye komora imitima ya benshi, kandi bigafasha abantu mu ngeri zinyuranye. Ati mfite icyifuzo muri ibi bihe kivuga ngo mu kuririmba gusa nta gusohora indirimbo ntibihagije. Ni abantu baza kumva ubutumwa. Umuntu urwaye agakora ku buzima bwe, niba ababaye agatahana umunezero, niba atishimye agataha yishimye, niba hari ikintu afite kikagenda kubera ko yumvise indirimbo zigakora ku bugingo bwe agahinduka. Israel Mbonyi yatangaje ko anezerewe nyuma yuko akoze igitaramo cyo kumurika album ye ya 5 yise nk'umusirikare. Reka rero bakunzi bacu ba Kigali Tube dukomeje kubana, reka mbashimire amakuru nari mfite ku gitaramo cya Israel Mbonyi.
nayo mwumvisha kwibanga ari ugusenga nawe niba uri umuhanzi cyambere no kwegereza Imana kandi Imana igakomeza kukuzuza ibihangano byayo kugira ngo dukore ibihangano byomora abantu imitima kugira ngo turusheho kwamamaza ubutumwa bwiza. Israel Mbonyi rero uyu munsi abaye umunsi udasanzwe kuri we, reka mbasabe abantu batarakora subscribe kugira ngo mukore subscribe ndetse mukore share ku bandi bantu kugira ngo ubutumwa bukomeze kubana n'abantu kugera ku bantu benshi, ndetse mukomeze kubana natwe mubitwereka muri comment, ndetse ikiganiro nakagaruka. Ciao ciao.